Kristo akuzwe abavandimwe turi kuwa kabiri tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu. Hari ibiganiro natanze ubushize kuri bariya bavugaga ko bafite papa ndetse bakanavuga umunyarwanda ndetse bakanavuga ko byose biri mu buhanuzi, biri buryo abantu mu buryo babwiwe, ndetse kubona hari abantu bamwe na bamwe kandi batari bake, kandi ubona ari abantu rwose bafite ubwenge buzima, utavuga ngo hari ikibazo cyajemo, bari kubyemera kandi bikabyara babishyiramo imbaraga. Isomo rero dufite uno munsi hari ukuntu ridufasha gusobanukirwa ko ubuhanuzi bwose butaba buturutse ku Mana, ahubwo hari n'abashobora gukoresha abitwa abahanuzi kubera inyungu zindi. Ngizo bashobora rwose no guhohotera n'umuntu ushoboye kuvumbura ko ibintu byabo birimo ubuyobe. Umutwe wa 16 wo mu gitabo byakozwe n'intumwa nicyo kintu udufasha kumva, ngira ngo tubiganireho, kuko ni byiza ko abantu bajya bakoresha ubushishozi aho bita basimbukira ku bintu ngo turi kubona hari nk'ibidasanzwe ariko ngo buriya ngo ni ibi n'ibi n'ibiriya. Oya, ni byiza gukoresha ubushishozi, gukoresha ubushishozi. Ubwo rero turi mu mutwe wa 16 tuhera ku murongo wa 16 ibyakozwe n'intumwa. Bimeze bite rero? Mushobora kuza gusoma aho umutwe wose, ko cyane cyane guhera kuri umurongo wa 16. Bimeze bite rero? Intumwa zigeze mu mujyi wa Filipi, ngo ni ukuvuga ngo zamaze kuva mu mugabane wa Aziya, zamaze kwimukira mu mugabane w'i Burayi, kuko ni igitangaza ryo twazirikanaga ejo, uko ivanjiri yinjiye mu mugabane w'i Burayi ku mbaraga za Roho Mutagatifu. Paul Mutagatifu ari kumwe ashaka kwikomereza muri Aziya, ariko Roho Mutagatifu aravuga ati mugomba kwambuka mukajya hakurya. Barambuka rero bajya muri Masedwane, noneho bakenera kwamamaza inkuru z'aho ngaho. Ariko birumvikana ko aho bageze ni mu bihugu by'amahanga ya kure, wenda hari n'abayahudi bake uretse ko bahari uko bafite aho basengeraga, ariko ngo hari umukobwa w'umujakazi uhanura ibizaba, w'umujakazi ariho agahanura ibizaba. Noneho abamukoresha bagaheraho bakavuga ati uyu muntu ni imari ishyushye, uwamukoresha twabona ku mafaranga, uwamukoresha twabona abantu baza batuyoboka, uwamukoresha twakunguka. Ntabwo ngo yahanuraga ibintu bizaba kandi byinshi bikaba. Noneho tugomba kwitonda rero, na Sekibi bashobora kugira marayika w'urumuri, kimwe n'uko nyine hari n'abandi bagira impano karemano, ariko akaba atabeshya ko abihawe na Roho Mutagatifu. Aha ngaho rero bahise batira umwanzuro batuye umuntu yari ahanzweho na roho mbi, ariko ahanzweho na roho mbi kandi yari kuvuga ni ibintu bitangaje. Nk'aha ngaha ari gukurikira Pawulo na Silasi n'abandi, agenda avuga ati aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, baramenyesha inzira y'umukiro. Ibyo bari kuvuga nibyo. Aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, baramenyesha inzira y'umukiro. Ngo niba basanzwe bazi ko afite impano y'ubuhanuzi, noneho akaba ari no kwemeza ko Pawulo na Silasi ari abantu b'Imana bari kuvuga inzira y'umukiro. Birumvikana ko abantu benshi bazakurikira Pawulo na Silasi, kuko bazaba bari kubabwira ko bafite inzira y'umukiro. Ariko muri byose bisaba ubushishozi. Aha niho bakwiye gukomera rero. Ntabwo ari uko ibintu biri gukorwa ngo ubone hari igitangaza cyabaye, mu buryo byose bikomotse ku Mana. Pawulo Mutagatifu witegereje uwo mukobwa, abona afite indi roho iri kumukoresha. Ibi ntabwo bitangaje, kuko neza yamubayeho kenshi cyane. Abona Yezu yirukana za roho mbi, bavuga ati uradushakaho iki Yezu w'i Nazareti? Tuzi uwo uri we, uri intungane y'Imana. Ni Shitani ziri kubivuga, ariko iri kubivugisha nde? Wa wundi uhanzweho nyine. Naho ni kimwe rero, ntabwo ari uko umuntu avuze wongeye ngo ndishaka ko yarahamye ngo byarabaye. Witonde.
ubwo buhanuzi buri guturuka hehe? Mpamvu bisaba ubushishozi, bikanasaba abantu bafitemo uburambe, ariko bikanasaba nyine kwiba ku buryo bwitonze, ku buryo bwo dore imbuto byera n'izi ngizi. Hari n'ibitagombera ubushishozi. Bariho umuntu akubwiye ati uriya muntu ni papa, yashyizweho nande, bati ni Yezu umwishyiriyeho, ugombye kuvuga utari koze. Mbese uriya muntu nabonye abanyamakuru hano mu Rwanda basa nk'ababigize urwenya, ariko ni ibintu bikomeye kuko haba harabanje ibintu bijya kuba nk'ibitangaza, bigatuma bamwe bavuga bati buriya bintu byabaye ibi n'ibi, amazi mu buroko, ibiki n'ibiki, nta gushidikanya biriya bintu ni ibitangaza bikomotse ku Mana. Pawulo mutagatifu we yaramushishoje, abona ko uwo muntu hanzweho na roho mbi yo kujijisha abantu. Sekiberega ni umushukanyi, ni umubeshyi. Umubeshyi bita manipulatere, abantu bakimwamwanya muri iyi si bariho bahoraho, ashobora kukubwira ukuntu bose ari ibitangaza, ariko mu by'ukuri afite ikindi kiri kumukoresha kitari roho y'ukuri. Birumvikana rero ko abambere barakaye, Pawulo mutagatifu amaze kuvumbura ko wa muntu nta Mana imurimo, ko hanzweho na roho mbi, akeka ndetse ko imusohokamo, sohoka muri uwo mukobwa, imuturumbukamo ngo ugenda ivuze ubuhuha. Yabivuze mu izina rya Yezu Kristo. Abambere barakaye ni abahe? Ni abungukiraga kuri wa mukobwa w'umusha, bashebuja. Bafite imbaraga, bafite ubushobozi, bararakara, bafata Pawulo na Silasi barababoshye, barabashurikanya bajyana he? Mu buroko kubajugunya. Nako babashyikiriza ngo abakuru b'umuryango bamaze kubamenya, kubarima umumaro, bakubita bihagije, babajugunya mu buroko, ngo bafungira kurata abantu, ngo bafungire kure hakomeye, kubera ko ibyo bari kuvuga ari ibintu bitari byo mu muco wacu. Aha ngaha rero niho navugaga mu gice cya kabiri cy'iyi ngingo, ninde mu by'ukuri wigenga? Ntucunga imfungwa cyangwa ni zimwe mu mfungwa zirimo imbere? Bakuno bavuga uti ese umuntu ashobora kuba ari mu buroko akaba yigenga kurusha abari hanze? Rero niho tugiye kubona, naho hari inkuru iryoshye cyane. Pawulo na Silasi bari mu buroko, bakubiswe, babamenye inguma, bamerewe nabi cyane, ariko baracyashobora kuvuga ibisingizo by'Imana. Batangira kwiba ibisingizo by'Imana aho bari mu buroko. Izindi mfungwa zibatega amatwi zikabumviriza, ariko zibereye mu kabaro n'agahinda, nta mpamvu yo kubona basa nk'abari kubatesha umutwe. Nigeze mbabwira umupadiri washinze umuryango w'abashenistati, noneho ukuntu aho yari afungiye mu buroko bw'abanazi, mu minsi bahamaze nk'abapadiri bahinduye ahari uburoko ahantu h'inzira y'ibyishimo, ko bashobora gusingiza Imana, kuganira, gutanga n'amasakaramentu bari aho ngaho, noneho n'uwo bwose hari mu kuzimu rwose, ariko bakahatera ibyishimo. Kuvuga ngo intungane y'Imana no mu bikomeye isiga ibyishimo aho ivuye. Ngo nuko ari ako kanya haba umutingito ukomeye w'isi, iyi mfatiro z'uburoko ziranyeganyega, imiryango yose ihita yikingura, iminyururu yari iboshye imfungwa zose iracikagurika. Bagumya kwiririmbira, umurinzi w'uburoko akangutse abona imiryango yose ikinguye, yibwira ko imfungwa zacitse, niko gukura inkota mu rwubati, ashaka kugira gute? Ashaka kwiyica. Pawulo atera hejuru ati we kugirira nabi, twese turi hano. Nuko wa murinzi asaba urumuri, yinjira ahinda umushyitsi, maze yikubita imbere ya Pawulo na Silasi, hanyuma arabasohokana no hanze, arababwira ati bategetsi banjye,
ngomba gukora iki kugira ngo ngire? tubanze twumva aha ngaha uburyo ari ahantu hatangaje. We afite inkota, afite ibiki n'ibiki, inkozo za gereza, noneho hari aho ngaho yicaye, ni umuntu mu bigaragara ukomeye, kubera ko ashinzwe imfungwa, abatuka bakira mu maso, bakubita agira ati, ari kumva ari umuntu ukomeye. Ariko burya imikorere myinshi ya bariya bantu barinze abagororwa, nyine ko kubatuka, kubasuzugura, kubatesha agaciro, bumvisha ko ntacyo bavuze, ibigaragaza ko we ubwe ntacyo abavuze, ibigaragaza ko we ubwe aba aciriritse cyane, kuko abagengwa n'ubwoba. Ikimubesha ni ukuvuga ngo aba bantu nagira uncika ndapfuye, niba nyirukana ndabura umugati wanjye nabwo ndapfuye. Noneho ari aho ngaho mu bwoba gusa, ari agomba kwerekana izo nkota n'izo mbunda n'ibiki akomeye, ariko umutima we uratitira, kubera ko azi neza ko nihagira umubura cyangwa nihagira ikibazo, naho ubuzima bwe buba burangiye. Pawulo na Silasi bari kuririmba barigenga cyane kurusha uriya ubarinzi, kubera ko aho bari mu Mana, bari gusingiza Imana, bazi ko Imana naho ngaho bari itabatererana, ariko bari kureba wa wundi, bakaba n'ubwo butegetsi bw'Abanyaroma bwaboshye, bakavuga ati ubu butegetsi ni bwoboshye cyane kurushaho, kuko buri bwohotera inzirakarengane zifite n'icyo zibatwaye. Rero turi kwiririmbira kuvuga ngo izina ry'Imana, ariko bo kubera ubwoba baratinya igihumeka cyose, baratinya n'umuyaga urahita bakagira ubwoba. Niyo mpamvu bafunga, niyo mpamvu bica, niyo mpamvu bagira nabi. Kuvuga ngo ikibazo gihari, nta mahoro yo mu mutima bafite, buzuye ubwoba. Muri iyi si abenshi mu bagenga abantu ni uko biba bimeze. Niba uzabona akenshi ntibakunze kuboneka, ubundi bakaba bafite abantu babagendaho impande zose, bakaba bafite ibintu by'ibitwaro n'ibiki byose, ariko baribeshya, hari aho bagira bakaba bagomba kugenda bonyine. N'abandi babarinda ntabwo babaherekeza ku munsi wo gupfa, babarinzi ntibashobora kwinjira nawe mu mva. Ushaka wagira amahoro ukakira Kristo, kugira ngo wenyine ushobora kugukiza no kuguha amahoro. Uyu murinzi, uyu mucungagereza, aho hari umutima utera yarabuze amahoro, aratinyutse, kuko amaze kubona ko mu bafunze harimo abigenga kumurusha, kandi ibi niko bimeze. Arajya apfukamira ati, bategetsi banjye, ngomba gukora iki kugira ngo ngire? Abonye ko indwara y'ubwoba yamurenze, abonye ko nta mahoro afite, abonye ko ntazi aho ibintu bigana, none aravuga ati, ngomba gukora iki kugira ngo ngire? Mumbabarire mumbwire icyo nakora. Apfukamye imbere y'imfungwa, kuko ari kubona ko zigenga kumurusha. Pawulo mutagatifu rero nta kindi yamubwiye, yamubwiye ati, ikintu ni kimwe. Ntamubwira ati nupfe, ntamubwira ati dusabe imbabazi, aramubwira ati oya, muri iryo joro nyine, muri iryo joro bamusatse bamubwira ati, wowe nta kindi usabwa, niwakire batisima wamenye Nyagasani Yezu Kristo, uzakira wowe n'urugo rwawe. Ni amagambo mugira ngo ni amagambo yoroshye, ariko burya wa nyir'urugo niba aboshye mu mutima we, n'abashinzwe bose baraboshye, n'abo mu rugo baraboshye. Nibo muzabibona. Bajyaga batubwira kera ngo umuco buri wese, ngo mu muco wa Kinyarwanda ya cyami, ngo buri wese yakubitaga uwaruta. Umwami agakubita abatwara, bakubita ababungirije, abandi bakamanuka bakubitana kugeza ku niba ngo ari ibirongozi cyangwa ari abaki, bagakubita abagabo, bagakubita abagore, bagakubita abana bagakubita inkoko zikajya gusonda udushishi. Mbese ukabona ari sisiteme yo gukubitana gusa. Impamvu nta yindi, ni bwa bwoba nyine, kuba ngomba kwerekana ko nkomeye ninkoresha imbaraga. Ariko mu mutima yawe harimo ubwoba wifitemo, ukagenda ukabutera n'abandi, bikarinda niwe y'iterabwoba. Uyu mugabo ariko acunga gereza aribohoye,
aribahe kubera ko afashe aratinyutse asohora Petero na Silasi mu buroko, abajyana iwe muri iryo joro, arabuhagira, abasiga amavuta ku ngoma zabo, uburyo bakoresha bwo kuvura ibikomere, amaze kubasigaho ngo amavuta ariko yabaga ari amavuta nyine yasharira y'umuti, amaze kubasiga ibikomere, ngo we n'abo mu rugo rwe bose barabatizwa. Ahagira ngo aratanga igisubizo kuri bane bavuga ngo tubatize abana. Ubundi iyo nyir'urugo amaze kwemera, n'abandi bose barabatizwa. Tubatiza abana nyine kubera ko ababyeyi babisabye kandi biyemeje ko bazafasha gukura mu kwemera. Aha ngaha ntabwo uwo mucungagereza afite abagaragu, afite abaja, afite umuryango we, ngo bose barabatizwa mu izina rya Gasani Yezu Kristo. Ntabwo akiri gutinya ba bandi bamushyize haravuga ati nimushaka nanjye munyite, noneho ndabohotse kubera ko mbene Nyagasani Yezu Kristo. Birumvikana ko yari atuye hafi y'uburoko, kuko yafashe imfungwa ze amaze kubatizwa no kwakira agakiza ngo abasubiza mu buroko. Ariko avuga ati ikiba ni iki kiba kibi, yewe namaze kwakira Kristo. Mumaze gucya rero, Imana iyo ikijije ikiza byose, Imana iyo ibohoye ibohora hose, nta na hato hasigara hose. Mumaze gucya, abacamanza bakuru batuma abantu kubwira wa murinzi w'uburoko ati rekura abo bantu bigendere. Umurinzi w'uburoko amenyesha nyine Pawulo iyo nkuru nziza. Ibyakurikiyeho Pawulo aravuga ati ngewe ntabwo dushobora gutaha kubera twe turi Abanyaroma, kandi badukubise baduhora ubusa, ntitubona impamvu tugomba kugenda. Bazi badusobanurira impamvu badukubita, kandi turi Abanyaroma tutagomba gukorwaho n'inkoni n'imwe. Bya bisoza bagaragaza nyine ko nabo bakuru baje kuza kwitwara kuri Paul na Silasi, ndetse babasaba n'imbabazi. Noneho ngo birangiye, Paul na Silasi basubira kwa wa mugore Lidiya, umukristo wa mbere wahaye batisimu ku mugabane w'Uburayi, n'umudamu witwa Lidiya. Noneho babonana n'abavandimwe bose, nuko noneho ngo bashimira Imana n'umutima umwe. Wa murindagereza arabohowe, urugo rwe rwose rurabohotse, ahindutse umukristo. Wenda yaje gupfa azira nyine ko yemeye Kristo, ko nyuma ntiyongeye guceceka. Paul mutagatifu arabohotse, Silasi arabohowe, noneho amahoro atashye hose. Paul mutagatifu yikoreye ibitangaza, kuko abacamanza nabo ubwabo buriya yabakoreyemo kugira ngo bigaragare ko Imana yo yonyine ifite ububasha no ku buzima bwacu. Kuko ibiro byose bivuze, banahiriye ku buryo Sekibi ashobora gukoresha abantu, ari buri gukoresha abantu bakajya bavuga n'ibintu biri bizima by'ubuhanuzi, bikaba bisaba n'ubushishozi umuntu ushinzwe kwemera. Ariko bwa bushishozi wabugira, umenye ko hari abo bizarakaza kubera ko washyize ukuri kose ahagaragara. Mu bizarakaza ni bande? Nawe bifitemo inyungu. Urumva, dufate nk'urugero nabwo ntirusanzwe cyane. Niba uvuga uti ahantu hari abamurekerwa, abantu bakaba bagiye ari benshi bagiye kubonekerwa. Hari abagiye kubaka amahoteli, hari abazubaka amaresitora, hari abazajya bahacururiza bagira gute na gute. Iyo ubuze aho mwabonekerwa ntarimo, biriya bintu ni ibibeshyo, babandi bose ubimye umuganda bazakurakarira. Ariko bazambiramo kubyogeza kugira ngo hagumye haze n'abantu benshi. Niba umuntu avuga ko abonekerwa, dufate nk'urugero rw'abari avuga ati twegeye rwose ndi umuhanuzi, ngewe ngiye ntumbaze, ntiyashoboraga no kurya ku munsi. None ari kubona mwubakira n'amazu, ari kurya agarika, se nakubeshya? Urumva se asigaye afite indege zihariye bwite? Urumva se Imana itagira neza? Ariko se ubwo niyo n'ikindi kizabereka nyine ko izi nyigisho zikigenda zo zirimo ikintu. Muzabirebe namwe, ni gake cyane abo bantu bazavuga ingoma y'ijuru, gake cyane bazavuga urubanza, gake cyane bazavuga kwakira Kristo kugira ngo ushobore gukira. Ahubwo bazajya bavuga ibintu byo muri iyi si, nyine byo muri iyi si, n'ubugingo bwabo bugarukire kuri iyi si.
rero umukristo ugomba gushyira ukuboko ku si ibintu aba bantu ntibavangiwe. Erega hari n'abashobora gutangira muri roho. Paul mutatu yabwiye abakristo bo muri Galati, abanyagalati arababwira ati banyagalati koko byagenze bite? Ni gute mwatangiriye muri roho mukaba murangirije mu mubiri? Cyane cyane hajemo ikintu cyo kwiyemera no kumva ko ucunga roho mutagatifu. Akenshi n'abari batangiriye muri roho barangiriza hehe? Mu mubiri. Dusabire rero cyane cyane abantu baboshywe n'ubwoba, babaswe n'ubwoba, ku buryo imikorere yayo yose igaragaza ubwoba. Murabizi baravuga mu ndimi z'amahanga ngo udafite ibitekerezo ikimuranga ni violence, ni ubugizi bwa nabi. Ngo uwuzuye ubwoba nawe abigaragaza nyine mu bugizi bwa nabi, ariko uwuzuye amahoro aremera kuganira na bose, noneho amahoro agashobora kugera ku bandi bose. Abandi rero tugomba gusabira ni ugusabira ngo bagenga b'isi kugira ngo bamenye ko nyine ikizatuma bashobora kwigenga no guhura na Kristo. Ni ukuri nta buzima bwiza bushobora kugira uretse kubana na Kristo. Iyo wabanye nawe n'ibyaha byawe byose ukabasha kubikubabarira, ukamenya ko ashobora kuguhumuriza, noneho ukamenya ko n'ubuzima bw'iteka nabwo buhari bukinguriwe. Ibyo ukora ntabwo ubikora kwa kundi, ubikora nk'umukristo. Gereza zigomba kugira abazicunga, ariko niba wamaze guhura na Kristo uzayicunga ku buryo butandukanye n'uko wabigenza, kuko uzumva ko uri kurinda abo hanze abagizi ba nabi, ariko navuga uti nubwo bwose ari abagizi ba nabi ariko nabo ni abana b'Imana, ku buryo nabo utabasuzugura ngo batishe bugufi nk'aho ari ibintu kandi ari abantu. Tugumye rero kwisunga roho mutagatifu muri minsi tumutegereje kugira ngo bajye duha urumuri, kuko burya kuyoba no gukiranuka ni akantu gato cyane kabitandukanye. Urabibona, kuko roho w'Imana akorera mu muntu na roho mbi ikaba yakorera mu muntu. Bishobora no kwivanga, niyo mpamvu bisaba nyine ubushishozi no kumenya kugendera muri uwo muntu. Turasabirira abo ngabo bose bafite izo mpano zidasanzwe kugira ngo ntibagwe mu mutego wo kwikuza, kuko iyo batangiye kwikuza sekibi yonyine ihita ibigarurira. Rero tubishyira mu biganza n'umubyeyi Bikira Mariya, mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.